ni amakuru yabanje kugirwa ibanga ndetse ibinyamakuru byinshi bitinda kuyatangaza nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes Magazine. Ni amakuru y'umuhanzi Akon ariko yaje kujya ahagaragara ngira ngo ku munsi w'ejo cyangwa se mu ijoro ryahise, ariko n'ubundi akaba amaze iminsi ibiri abaye. Umuhanzi Akon ni nyuma y'uko ahagaritswe gutwara imodoka bitewe n'uko ibyangombwa bye byari byahawe cyangwa se byahawe igihano ubwo yakoze amakosa mu muhanda maze bamuha iminsi runaka yo kuba adatwara. Akon rero yaje kubirengaho maze aza gutwara imodoka, polisi maze iza kuza kumufatira ibihano. Ibihano yafatiwe ni ibihe, byagenze gute? Uyu muhanzi Akon yaje gutwara imodoka ndetse aza gufatirwa muri leta yitwa Georgia, maze uyu muhanzi arafatwa maze afungwa amasaha agera muri 6. Polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe uyu muhanzi maze irangije imubaza ibyangombwa, basanga uyu mugabo n'ubundi arimo gutwara ariko yari asanzwe ari mu bihano, maze nta kindi kintu bamukoreye uretse guhita bamuta muri yombi batangira kumuhata ibibazo. Buriya iyo ufashwe cyangwa se iyo bagufashe utwara imodoka kandi udafite uburenganzira bwo gutwara imodoka, bivugwa yuko ushobora kuba wakoreramo amakosa, ushobora kugonga, ushobora guhuriramo n'ibindi bibazo nawe ubwawe bishobora kuba byakwangiza ubuzima bwawe bwite. Rero Akon yahaswe ibibazo ndetse agenda anahabwa cyangwa se umwanya wo kwisobanura, agenda avuga cyangwa se asaba imbabazi. Aravuga ati nabikoze ku buryo bwo kugira ngo mbashe kwifasha ariko nari mbizi yuko undi mu bihano. Rero Akon ngo yaje gufungwa amasaha agera muri 6 maze ahabwa imbabazi bityo ararekurwa. Rero bakomeje kwandika cyangwa se ibinyamakuru byinshi byakomeje kwandika biti umuhanzi Akon, niyo titire ati umuhanzi Akon yafunzwe amasaha agera muri 6. Tubibutse yuko uyu mugabo afite ibitaramo azakorera muri Aziya ndetse by'umwihariko no mu gihugu cy'Ubuhinde mu minsi iri imbere nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu zatambutse. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tatibu Wadi, ni gace twise Tatibu Update, aho tugeza amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tatibu TV. Njye nitwa N Yusufu, duhure muri comment.